mungeragereshe icya 10 n'amaturo. Birumvikana ko abarije benshi. Ibyo biranditse mu ijambo ry'Imana. Imana mu isezerano rya kera yatoye abantu bitwa Abalewi. Uri kunyumva neza? Ibwira abo bantu wari umuryango y'Abisiraheli, ntabwo tubitindamo cyane ko nta mwanya. Ivuga ko abo bantu batazagira umurima, batazacuruza, batazahinga, batazagira ikintu bakora, ahubwo iyindi miryango ibyo izajya yeza izajya izanamo 1/10 bagaha abo bantu, kuko barashinzwe kuba ku rusengero Imana yari yaravuze. Urwo rusengero rwaye rumwe ku isi, nturwitiranye nako mwazigazize hirya hariya. Rwaye rumwe ku isi ari Imana yaruvuze, nabyo yatanze prayago n'ibizaba birwubatse n'ibizaba birugize. Turi kumvikana? Ivuga ko abo Balewi aro bazajya bahabwa 1/10 kugira ngo kibatunye. Turi kumvikana? Noneho igihe kiragera, Abisiraheli barekeraho gutanga icyo cya 10, babaro Imana yabwiye ngo babe ku rusengero inzara irabarya. Inzara ibariye barigendera bajya gushaka indi mibereho. Nibwo Imana yabatumyeho umuhanuzi witwa Maraki. Turi kumvikana? Irababwira ngo nibazana ibyo kurya amaturo n'ibya 10 bishyitse ngo kugira ngo inzu yabe mw'ibyo kurya, abo baroye bakomeze babone uko bakora umurimo Imana yabashinze. Ari no barabatanga. Noneho twihuse, Yesu Kristo aje mu isi. Bibiliya iravuga ngo yaje ahinduka umutambyi, ngo akuraho ubutambyi bwa mbere. Biranditse ngo ubwo isezerano rya mbere ryavuyeho, Imana ikavuga isezerano rishya, ngo ibyo biragaragara ko yashajishije irya mbere. Ngo kandi igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Noneho abahawe ubutambyi, muzasoma igice cya 7 cy'Abaheburayo, ngo uwo ngo wahawe ubutambyi ari we Yesu, ngo ntabwo ari wo mu muryango wa Lewi. Byumvikana ngo abo bantu Yesu umunsi yapfiraga ku musaraba yasezereye abo bantu. N'urusengero bakoreramo ubwarwo yarababwiye ngo ntabwo rizasigara rigeretse ku rindi, ubu nta ruhare. Kuko yabaye umutambyi, abo bashushanyaga Yesu uzahagararira abantu bose imbere y'Imana. Icyo umutambyi yakoraga niko birivuga, ngo umutambyi wese ashirirwaho gukora umurimo hagati y'Imana n'abantu. Imana ikuraho abo ngabo, bikerekana impamvu yabakuyeho, ngo nuko urupfu rwabuzaga guhoraho. Umuntu ukuvuganiye apfuye wabuze umuvugizi. Byatumye abantu bapfa, Imana ivuga ngo nibegereyo. Ntabwo bajya hagati yanjye n'abantu. Ngwizana umutambyi udapfa, uhoraho iteka ryose witwa Yesu Kristo, kugira ngo ari uduhagararira imbere y'Imana. Umuntu usaba icya 10 mu isezerano rishya, nanjye ngere kirangamuntu ndebe ko ari mwene Lewi. Kandi niyo yaba we nabo barasezerewe. Bibiliya iravuga ngo twari dukeneye umutambyi umeze utyo, ngo uhoraho iteka kugira ngo adusabire. Haleluya, amen. Twari dukeneye umutambyi umeze atyo. Icyo cyatumye Imana ngo yakuriyeho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Icya 10 rero mu isezerano rishya ntikibamo. Bibiliya irongera ikavuga ngo Kristo ngo yaduhindukiye ituro, ngo n'umuhumurira Imana neza. Umuntu utura ntabwo yamenye ko Kristo yabaye ituro. Umuntu utanga icya 10 ntazi ko bari bakuwe. Yego. Ikimenyine umunsi Yesu apfira ku musaraba, turi kujya umunota Yesu yapfiriyeho ku musaraba, aho umutambyi yinjiriraga abantu rimwe mu mwaka, uwo munsi umwenda uhakingiriza warasadutse guhera hejuru ugeza hasi. Harasenyutse, hararangara, kugira ngo hatazagira umuntu wongera kudusesererayo. Hararangara, kugira ngo aho hantu Imana iri nange njyeyo mpagaze. Ntakunyuze ku muntu kandi nta muntu wakugira imbere y'Imana. Nta mutambyi Yesu yarabasezereye, basezereye n'urupfu rwa Yesu. Bibiliya iravuga ngo icyatumye Imana ikuraho ibya mbere ngo kwari kugira ngo ikomeze ibya kabiri. Amen. Ibya mbere byari iby'abapfa, ibya kabiri ni iby'udapfa ari we Yesu. Na niyo mpamvu
ngo ashobora gukiza rwose ngo abegerezwe Imana nawe. Murabyumvise? Umuntu wese ngo wegera Imana anyuze muri Yesu ngo arakira. Amen. Ariko reka mbabwire, none se icyacuma abantu baririmba bakanagishengera, ubundi se ugitanga n'indi uko Imana yavuze byonyine byabajyana mu muriro kutagishobora. Yesu yavuze, yaravuze ngo mwese abarushye n'abaruhijwe n'icyacumi murimo ngo nimuze munsange ngo maze ndabaruhura. Niba hari abantu barushye n'abantu batanga icyacumi, kereka utaragitanzeho ngo bivuge uburyo kiryana. Mutuze inyuma, mutuze dukurikire, tujyane. Yesu rero murekeraho dukomeze. Tuze ufite ikibazo arakibaza nta kibazo, turahari. Yesu rero yabaye umutambyi cyangwa se uduhagararira imbere y'Imana. Umuntu wese yegereje Imana ngo Imana iramwemera. Niyo mpamvu twavuze ngo umuntu abarwaho gukiranuka kwa Yesu, Imana ikakwemera nk'uko yemera Yesu itagusabye urufaranga nabo. Amen. Nta kintu rero cyawe Imana ikeneye. Abatambyi rero barasezerewe, bavuyeho rwose, n'icyacumi cyavuyeho kuko abagihabwaga bavuyeho. Imana yabakuye ku kazi ibakurishijeho urupfu rwa Yesu. Ishyiraho umutambyi utarya urya ngo akenera ibiryo. Hato yatazagira uvuga ngo Imana yashonje, umutambyi yashonje. Umutambyi wacu ntarya, ntabwo ajya arya, ahubwo yaziye kugira ngo aheshe ubugingo abamwizera bose.